kuva nagera i Kigali ibintu byagenze neza rwose. umva sha Ariko man, ubu koko nacumuye iki kwe? Ubu koko uzi umuntu azavamo ubuzima dore imvura iraguye. Ubu koko hano imvura iranyica pe. Man, uzamfashe ubu buzima nzabuvemo n'ukuri. Ibintu byaranze. Alo. Ego sheri. Kuva nagera i Kigali ibintu byagenze neza rwose. Inzara yarashize, akazi narakabonye, mfite inzu mbamo. Ahubwo no kuzagira ukansura ibintu byagenze neza. Kigali ni amafaranga gusa. Nta muntu ujya utura ahantu habi. Aho se imvura iri kugwa, twebwe aha ngaha imvura ndabona iri kugwa ariko kubera ko ndi mu etaje ntabwo biba bigaragara. Sawa sheri, sawa sawa. yego inzu se urumva nayibura kubizi oya wishaka kunereta inzu nakubwiye ko hari ngwino uyigemo cyane yego ko hamwe hepfo huzuye amazu muzane oya nako ni yakizana na murangira sawa kamuhe message yego umfasha Ariko so wabura ko naho urugi ko. soka ndavuze ati soka nganga Asura rugomba ko hano usigaye ni kuva ryari usigaye ubwira gutyo mu byangesha none se ni wowe nyir'inzu? Narakubyaye none se ubu koko boss ubu ntabwo uri kubona ko imvura yaguye basi nyihanganira ukaza imvura ihise koko ntabwo wari kuza kunyishyuza imvura ihise ngo ihangane rwose mbabare nanjye nawe nikinga umusaya yego ngobarire nukuri kw'Imana umva ariko kumpamagara ngaza yizemo ndavuze ni fata ibyawe mugure mu nzu yanjye none se ugiye kwishyira muri mupangaye gira vuba aho uwa mugabo ubende uretse ko n'imvura iri kugwa ntabwo ubona ko ari dushe nkodesha wimena amatwi ndavuze ati sohora niba ari na dushe uramaze ni dushe yanjye i Kigali nta bintu by'ubuntu bihaba wambabariye ko ndavuze ni niba ari na dushe ahubwo guhera ubu ngubu nabara bakubwira ngo sohoka bakarabe ndavuze ngo terura akabutura kayite nkabura amahanga basi reka imvura ihite ngenda abona kugenda ese moto ntabwo inyagirwa n'igitwara koko noneho ubwo tugiye kureba neza ko ari wo iyi nzu ari yawe cyangwa ari yanjye rimwe ariko mana yanjye ariko kabiri ariko boss nyamara kandi mbabarira na nyine basi ubu ntabwo uraka imvura na nyine imvura irimo kugwa kwandi njyewe urarebye ubona kunesha agaciro wanga kwishyura amafaranga wanjye gera ukagira ngo njyewe ntabwo we Kigali nta kintu cy'umuntu kihaba asone makako ako se koko iki pangaye bingwiza murongo none ubu koko ntabwo ubona ko ari dushe nari nduye kuba ari dushe ya soyande dushe yande muraza gukaraba ngasohoka uramaze niba kwishyura bikunaniye genda n'undi azaza kandi ubu koko ubu ni ibintu koko nkoze
oya ni igisubizo cy'ibintu muboze kandi nongeye kukubona hari ubwo twaza kubyarana babiri. ase boss ubu koko nuko Kigali mu mpera n'imvura iri kugwa mukirukana umuntu. Yokoza urambabaje wa boss.